Imana urayizi Imana iba mu umwana iba mu ijuru ni hariya nubwo ku isi ni hano kwa Satani ni mu butaka kandi Satani turabizi neza ko tumwanga. ubushyuhe nambaye agakanzu kajya gusa gutya ariko asipurizi nabateguriye ni izihe tugiye kuzitubwisha aho ugenda rero noneho twumva ibyo ari byo. Hello umeze Abi? Meze neza narabwiye ngiya ni muri kuvugana nawe numva umunezero mwiza uri kuvugana n'abandi n'abantu bakure yego nyine abantu bandeba okay ariko ndabona umunsi wambaye neza haguruka ndebe genda harambura genda wirya turebe uri kunyiba yahicare rero umwe munsi uhuze ubwire bimeze bite ni fresh cyangwa wapi byaranze akuranga sirimu mwana kimwe fresh kubona Imana yakiduhaye anyway bimeze bite rero aha rero kuganira mu minsi ishize wambaye agakanzu keza abantu bataguheruka n'iki ibintu nk'ibyo none uyu munsi ubazaniye iki kuri kamera? Bazaniye inkuru nziza cyane y'urukundo yuko n'abakunze kandi n'ikindi mbafitiye tubyine twishime uyu munsi turakina n'akarazi turazibyina byina sari cyo bimaze oya kimaze wenda n'igiki se umuntu agira umunezero karira gisabira aho bisanzwe. Okay reka uyu munsi dutangira n'ikiganiro none dusenga ugiye gusengera abana bose bari mu biruhuko yego baza no kubaririmba dushyiremo ndabanza mbaririmbire ndambanembara kubaririmba dushyiramo n'akaririmbo tubyine bari nubwo uri umukobwa wawe uririmba nk'abagabo Samariya uririmba ngaho rero reka tutangire dusenge mu kandi turajya mu kuririmba sibyo ngaho dusengera. ndagushimiye kuko natwe wabanye natwe tuzakomeza tubane nawe kuko natwe tubaye hafi nutwanga twebwe tuzagukunda nudukunda nawe tuzagukunda kandi turagushimye muri iki gitondo tuzindukiyemo tujya gusenga utufashe natwe uko twagarutse mu mahoro nawe uzaze kudutora tujye mu ijuru amahoro amen. shobora tutiri gusenga marumva ndi nakureba kuba wigira okay come again uyu munsi rero noneho tugiye urumva tumaze gusenga hari akarembo k'Imana uzi ibyakazi turajya naho kubyina n'akaririmbo k'inyanja aha ngaho rero Abwimundu hose abwimundu ijuru tugiye ku karembo k'abana
uturirimbo cyangwa se tw'abana. inyajwi i turirimbe inyajwi i turirimbe inyajwi inyajwi i turirimbe inyajwi inyajwi turirimbe inyajwi inyajwi turirimbe tugera ku kandi abacada efagaha ijakaramanda otarasata uva wayaza. Okay. Njyewe utwo turirimbo ndacyatwibukana, njye narashaje. Iyo umaze kubyara abana benshi. tujya kubyina. Ubushaje. Tujya kubyina. Ntabwo nashobora kubyina. Yewe nanjye ndabyina njyenyine. Uretse tubanze tuganire, ubundi turasoza tubyina. Njye nuko ubishaka. Ngombwa kubyina nta danse irimo ndebe. Haguruka ubyina ku ntebe, nta kibazo. Yego. Action. Kumunari indirimbo waba utwika we. Gukorana ikiganiro nawe ari igihe unsetsa nkumva ngiye kugisoza. Utwo tuntu twitoza hembwa. Ahantu henshi cyane. Ahantu henshi cyane. Agenda kwitoza kubyina. Saba neza. Ahubwo wabona uriya televiziyo cyane. Muri iyi minsi televiziyo iri mu kazi. Iyi televiziyo iri mu kazi. Yes. Ese buriya hari umwana ujya wumva wakwigiraho kuba icyamamarira? Nakwiyemeraho. Nakwiyemeraho. Oya. Wumva umufata nk'icyitegererezo cyawe. Ariko banza utarabamenya abakorera ku masosho media ku ma YouTube cyane. Ntababwira harimo umwami Yesu wo mu ijuru, Imana. Imana urayizi ubu? Imana iba mu ijuru. Mu ijuru hariya. Ku isi ni hano. Kwa Satani ni? Kwa Satani ni mu butaka kandi Satani turabizi neza ko tumwanga. Ariko mwarabakunda. Kandi sha muranamukunda kuki mukora ibyaha se? Oya. Njyewe nkora ibyaha bike. Ariko nanone ntabwo ari byiza gukora ibyaha. Gukora ibyaha ntabwo ari byiza. Ni byiza shaka ukuntu icyaha kiryoha. Ukanywa umupuperi, ukanywa inzoga. Ugatukana. Gusa ibyo ntabwo ari byiza. Icyaha ni iki se? Icyaha ni ugutukana, kunywa inzoga, kunywa ibiyobyabwenge. Icyo ni cyo cyaha. Gutuka Imana. Kugira umuntu abeho neza. Ubwo watukanye n'uwitwa uwa Satani. Uwa Satani. None kugira ngo umuntu abe uw'Imana yakora iki? Yakihana. Ihana ate? Ndihana. Ugasaba Imana imbabazi. Ugasenga. Ibaze mvuze ngo Imana ihora ikora ko ibyo gashati kawe. Wahita ufata mu majigo. Uze kwihana. Ntabwo nakwihana sha. Imana mfata mu ijigo. Imana ihora ko n'ibyo bitoki byo muri karitsiye bahita bambwega. Imana ihora ko n'ibyo computer cyangwa mashini yawe bahita bamfata. Oya. Imana yakubabarira. Imana yambabarira. Nibisobanuro ubwo burumva bambabarira. Nabo batekereza mu mutwe. Bakambabarira. Bakambwira ngo ntuzongera kubikora. Uri kunyemeza muri iyi minsi. Nk'ibisanzwe tuzi ko umwana hari ibintu aba agomba gukora. Ukabikora ukihorera. Kari gufata hariho hose rwose bigira ikibazo. Akana karambika ariko gusa akihorera aho ngaho. Akagashyira he hariho hose. Yes. Abana muri rusange sibyo bakunda ababyeyi. Sibyo? Ariko
akamikoro karekare kihorere kabe kari aho kari gufata. Tugiye gukora ibintu bibiri cyangwa se byinshi. Hari umwana mu rugo, hari n'umubyeyi we wa papa, hari n'umubyeyi we w'umumama uvunika cyane n'indi. Uvunika cyane. Ntushyiremo amarangamutima. Bose nyine bose uteka ujya mu kazi. Ujya mu kazi ni uvunika cyane kurushaho. Ujya mu kazi kayo. Icyo ari cyo cyose. Uvunika cyane. Uteka avunika gahoro atari gahoro cyane. Umumama se. Umumama nawe ntabwo avunika cyane. Ntabwo avunika cyane. Right, ubwo uri ku mugabo agakurikiraho uteka mu rugo. Na mama nawe aravunika. Ari uhemba amafaranga menshi wahemba nde? Ari abo uhemba amafaranga menshi wahemba nande? Nahemba umugabo umwemba makeya atari makeya cyane akaba ari mama. Ukadari noneho yarubyica. Uyu munsi se wari ufite agaseke uri bupfundurire abantu harya ni akahe? Kubabyinira. Kubabyinira? Sure. Kubabyinira wabikoze nubwo tutarashyiramo beat. Tutanze tuzabyina. Cyunzwe cyiza. Uyu munsi nabwo twabyina nta kibazo. Uyu munsi? Umunsi njye nagiye kugana kasa ahantu hose. Uyu munsi aba ari sande mba ngomba kuruhuka. Nkaba ndi mu rugo. Uyu munsi nka feelinga free. Icaremo noneho dukoremo ikiganiro dukomeze. Mu kanya turaba tugiye muri beat. Cyangwa wananiwe. Oya mu kanya turaba tugiye mu muziki ngiyi radiyo. Ariko ukunda umuziki we. Ubanza ni ukuri uzakunda kuryoshya cyane kandi atari byiza. Kuko iyo umuntu akunze kujya kuryoshya cyane arabirangira ngo za nzoga wangaga ubushize uvuga ngo ni icyaha. Ukanywa rya tabi ukareba iki ugakora ibyaha byinshi. Ugomba kubyinira Imana gusa. Honor God. Sibyo? Imana ukayibyinira. Imana ukayibyinira kandi ukayubaha. Icyo kintu kizima kandi gishimishije cyane. Yes. Uyu munsi rero ndabona dukoze iminota myinshi kugira tutarambira abantu. Dusoza ikiganiro then tuzaba turi kubavugisha next time. Dukore ikindi kandi ka gatatu. Urumva ugishaka ikiganiro? Reka. Noneho turabyina. Noneho tugiye gushyiramo beat. Uba nsezera abantu ubundi nibikunda turaza gukora ikindi kiganiro n'ubu kiri mu mavuta. Bye. Hagarara ku ntebe. Hagarara ku ntebe nta kibazo. Bye. Ndabakunda. Reka dukore akandi kaganiro ko gatoya babyinire ubundi tunezerwe tubyinire n'Imana twese. Good.